Nakoze ubushakashatsi kuri interineti nsanga abantu bose basenga satani cyangwa se bamwe bayoboye amadini ya satani bahuriza ku kuvuga ko satani ari ukwikunda, ngo ko ari ukwisenga. Cyakora bamwe muri bo bahakana ko satani wigiye inabaho, nubwo twe tubizi ko abaho nyine. Ahubwo ngo ni ukwisenga, ukwikunda, ukwiyitaho, ukumva urutabo muri kumwe bose, mbese ukaba nk'Imana yabo. Imyumvire cyangwa se imyemerere inyuranya n'urukundo, kuko urukundo rutekereza ku bandi rukagirira neza abandi. Imyumvire kandi niyo iyoboye abantu benshi bo ku isi. Niyo myumvire ituma umuntu ashaka kwikubira ubutunzi bwose ngo arute abandi, igatuma umuntu yiyitaho ngo abonwe neza, kandi iyi myumvire niyo ituma habaho intambara, kuko intambara nyinshi zishingiye ku butunzi. Igihugu kigatera ikindi gishaka ibyacyo, umujura akakwambura ashaka ibyawe, umuntu akakwanga kubera umubangamiye abona ibyo ashaka atazapfa kubigeraho uhari, cyangwa se agashaka ibyawe nyine akabikwambura. Iyi myumvire kandi niyo iteje ubukene ku isi, kuko ibintu byose tubifite, ariko kubera kwikunda kuba mu bantu habaho abakene nyine batagira namba, abantu barabyikubiye. Imyumvire yavuyemo icyaha cya mbere, kuko abantu baketse ko Imana ibabangamiye, hari ibyo bagombaga kugeraho, bituma batayumvira kugira ngo babigereho. Satani nyine yaberetse ko hari ibindi Imana idashaka ko bageraho. Iyi myumvire niyo iteje isi akaga, kuko kubera ubwoba bw'ubuzima abantu benshi babaye abampemuke ndamuke. Ubwoba bubakoresha ibintu bibi, ndetse bikabakoresha n'ibintu bibi batemera, babona ko ari na bibi. Imana ubwayo iri kubaka ubwami bugizwe n'abantu, abantu bahuje bakundana. Iyo badakundanye barashwana, bamara gushwana bwa bwami bakaburwaniramo bugasenyuka. Iyo niyo ntwaro Satani akoresha cyane, kuko ntashaka ko Yesu aba umwami, ahubwo ashaka kubisenya nyine kugira ngo nawe agiremo abantu ayobora, agire ubwami bwe. Umuntu wese udakunda mugenzi we nk'uko yikunda, ngo yumve mugenzi we atamubangamira, uwo bizamugora kubana n'abandi mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana buyoborwa n'urukundo. Niyo mpamvu urukundo ari rwo ruyobora ubwo bwami nyine. Urukundo ruva ku mukuru rujya ku muto, kuko gukunda ni ukugirira neza abandi, kandi ntiwagirira neza abandi ntabyo ufite. Iyi si ya none intumbero yayo ni ubukire n'ubutunzi. Buri wese ashaka gukira, buri wese ashaka kuba urusa abandi, yaba mu butunzi yaba mu bwenge, uko umuntu mbese agaragara. Mbese umuntu ashaka kuba nk'akamana k'abandi bantu. Ibi byose nibyo bivanamo abantu urukundo nyakuri, kuko ntibakwita ku muntu nawe uri mu masiganwa yo kuruta abandi. Uko tekinoloji igenda ikura, niko igenda ihanga ibintu bya rigisi, ibintu bigezweho, mbese bya luxury mu cyongereza niko babyita, ibintu bikurura amaso bihenze by'igiciro. Noneho abantu bakabyifuza. Ubuzima buhenze busaba kuba umukire cyane, ukabona amafaranga yo kububamo, bituma buri wese rero abwifuza, bikamubuza gukunda abandi, kuko ntiwagera kuri iriya ntera urimo ihe ibintu byawe abandi, kuko gukunda ni ugutanga. Nyamara urukundo ruruta byose. Urukundo rutanga umunezero udashira uva ku Mana, kandi urukundo ntabwo ruzashira. Ibi byose turebesha amaso bizashira, hasigara urukundo, na bamwe bashobora gukundana urukundo rw'ukuri. Satanism is sensationalized and kind of misunderstood, and people associate it with worshiping the devil and things like that. But it's really a philosophy about individuality and self-preservation. It's about, being your own God. And, that's a lot of the things that I've agreed with, so that's why I became friends with him. And he would call me up and say, I'm going to become famous and corrupt the youth of the world. And he's actually gone on to do that. Okay, you don't believe in Satan as a being? No. What is Satan to you? It's something that's symbolic. It just represents the adversary. We use the name Satan because it's fun, it's stimulating. Satan's sort of the ultimate Adversary in what sense? Historically, Satan has been the adversary, but just the adversary of all Judeo-Christian values, the adversary of democratic values. It's more of values that are found in nature, life, law. But you don't worship him?
No, it's been said that we worship ourselves, but we put ourselves first. We're in the center of our world.